yaciye izina mpunzi mu Rwanda niwe nawundi ganza mugabanije yaduhesheje agaciro dushinjagira n'isheja Rwanda niwe nawundi ganza mugabanije karame rudasumbwa barakoze cyane uko nguko niko tubigenza i Nyarugenge turatarama turya sho ariko tutibagiwe n'umuco wacu FPR oye ariko twongere tuzamure ya madarapo yacu twongere dukore ya foto dushaka hari ikintu biza kudufasha mu minsi iri imbere hanyuma rero buri wese wamuha umwanya ntiyabura icyo avuga ntiyabura ibyo ashima mu byagezweho gusa aka kanya munyemerere twakire abanyamuryango nabo ni abajene bari cool nk'uko babivuga abakoresha imbuga nkoranyambaga ubanza Lucky aricyo gituma uri gukomera ku mafoto cyane kuko nta foto nta cyabaye abakoresha imbuga nkoranyambaga byanze bikunze murabazi urakoze cyane hari ikintu uvuze ngo nta foto nta cyabaye uyu munsi foto nyine iradufasha hari ingamba cyangwa se navuga ngo indwano tugenda turwana abo tugiye guhamagara hano baba bari imbere front line hariya ubundi twarangiza tugakoresha imbuga nkoranyambaga zacu neza twarangiza za social media tugendana za mbuga nkoranyambaga duhuriraho twese nk'abanyarwanda tukerekana aho tumaze kugera nyakubahwa chairman munyemerere twakire Natali Munyampenda ndetse na utuma twishima Abdallah baze babavuge ibigwi kubera ko na FPR oye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 murakoze nyakubahwa chairman nanjye nishimiye kuba ndi muri Nyarugenge nkaba mfatanyije nabo kubakira uyu munsi Natali ndi umwe mu bantu baje Kigali vuba turaza kubigeraho mu kanya ni umwe mu bantu iyaba ndi umurokore nakabaye njya mu rusengero ngatanga ituro ry'ishimwe yuko nageze Kigali waje Kigali ryari Abdallah turabigeraho ni akantu k'akabanga ntari natangamo ubuhamya Natali ukunda kuba uri muri siporo kimwe mu bintu nabonye ngera i Kigali bwa mbere mbese nje kuhatura muri iyi minsi ni ibikorwa bya siporo njya nkubona kenshi uri muri volley wasarishije ariko n'igikombe ubanza bitameze neza urumva siporo yakurwaza umutima ariko tubirimo kandi igikombe tuzakizana dushimire chairman ku bikorwa bya siporo yaduhaye reka nk'umwanya Natali atubwire uko siporo igenda ihindura umujyi wacu nibaza ko Sandrine yabivuzeho dufite hano Nyarugenge Pele Stadium nyakubahwa chairman mwavuguruye harimo na Club Rafiki aho abajene bakinira basket ariko ngiye ndashaka kugaruka ku kintu gikomeye mwatukoreye nyakubahwa chairman uko musohoka mukaduhahira mwatuzaniye BK Arena BK Arena ituma tubasha kuzana ball hano mu Rwanda kandi umwaka utaha hazaza shampiyona y'isi y'amagare UCI 2025 ntabwo bisanzwe kuko duhora turi abambere muri Afrika n'ubwa mbere iyo shampiyona y'amagare ije muri Afrika kandi muhora mutuzanira ibyo kuba abambere turabigushimiye nyakubahwa chairman ariko ntago tubikorera icyo nuko iyo mwazanye za shampiyona za bale haza abashitsi bakasiga amadevize hano mu Rwanda n'urubyiruko rukabona akazi turabigushimiye nyakubahwa chairman reka ngushimire n'ikindi gikomeye njye na Sandrine tubiziranyeho turabashimiye umuco wa sport watuzaniye mu gihugu abagore dusigaye twiruka kuri tapi vert ndetse tukanaterura ibyuma turabigushimiye nyakubahwa chairman ariko Abdallah tubwire ibyo muri health mu buzima ubudasa dufite FPR oye bumwe demokarasi amajyambere
oye oye oye. mu buzima turi Nyarugenge abantu bose bareba muri kiriya gice harimo ibitaro bya Nyarugenge. Ni ibitaro bishya byubatswe muri iyi myaka 7, ariko nk'umuganga biriya nibyo bitaro twoherezagaho abarwayi mu gihe cya covid. Abantu benshi bahaboneye ubuzima muri biriya bitaro. Nyakubahwa Chairman, twubaka infrastructures nziza tutazi bizaba, ariko bino bitaro byaradufashije cyane, byakijije abanyarwanda. Turabashimiye Nyakubahwa Chairman. Icyongereyeho ubwo navuze kuri covid byari ibyago isi yose yagize, ariko muri RPF akenshi ibibazo tubikuramo ibisubizo. Muri covid isi yose yabuze inkingo, murabizi hari inkingo nyinshi ku isi, ndetse abanyafurika twebwe n'abanyarwanda turimo, isi ikatugenera ikadusagurira tukazibura, bamwe bakazibura, ariko Nyakubahwa Chairman mwadushakiye inkingo nziza igihe abandi bose babaga bafite ibibazo. Hanyuma ikirenze icyo, ku isi abantu bose batinyaga gukingirwa. Inkingo zibonetse Nyakubahwa Chairman yakingiwe mu ba mbere, twese tumugenderaho turemera gukingirwa. Ikirenze icyo ngira ngo muze kuzamura amadarapo mwese. Nyakubahwa Chairman yaravuze ati ibintu byo kutugenera inkingo nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, bakaba baduha n'izitadukwiriye, tugasabiriza, ntabwo bizongera. Tugiye kubaka urwacu uruganda, tuzajye tugira inkingo zacu. Muzamure amadarapo dushimire Chairman. Nyakubahwa Chairman, kuba tubona ibisubizo ahantu hari ikibazo kandi tukabyubakamo agaciro k'umunyarwanda, ahangaha turabashimiye by'umwihariko Nyakubahwa Chairman. Ariko ugaruke kuri icyo kintu, wowe waje mu mujyi ryari? Ubundi nari natinye kubivuga ngo abajene batancishamo ijisho, ariko Nyakubahwa Chairman, njyewe natuye i Kigali bwa mbere nkimara kujya kuri Yellow Paper. Ntabwo nari nzi ko nge nzatura i Kigali. Urumva njyewe nari naranyuzwe n'icyo nari narabaye cyo. Njye nari nararokotse intambara z'abacengezi, ndi hanyuma ibintu umuntu aba atazi ko bizakunda, muratwigisha, mumaze kutwigisha ngira umugisha, niga ubuganga, mba dogiteri, ndakomeza mu muyobozi w'ibitaro, numvaga birangiye nzatura i Musanze nkahasazira. Munshyize muri Yellow Paper nza gushaka aho natura i Kigali. Njye nishimiye mu bantu bishimiye i Kigali, niyo mpamvu abajene bajya bambona muri comedy, muri musique, muri gospel and hose, mba ndimo kumenya i Kigali. Ni nayo mpamvu nawe nakubajije menya ko wavukiye mu buhunzi, uyu nawe yavukiye mu buhunzi. Ariko nageze hano mbere yawe. Ariko ngo yaje arataha. Muri iyi generation iyo turimo Nyakubahwa Chairman, twebwe turi generation, turi urubyiruko, tuzi neza amateka y'u Rwanda, tuzi aho twavuye, tuzi naho tujya. Buri iyo batubwiye gutora, twebwe twumva icyo bisobanuye. Ni ugukomeza aho igihugu mukigejeje Nyakubahwa Chairman. Kandi turi generation itazigera izana ubutesi, itazigera ibatererana. Tugomba kujya, twiyemeje ko tuzajya tujya ku rugamba rwose ruhari, nka kwa kundi mwatumyeho abanyarubavu ngo baryame basinzire. Turifuza ko generation yacu tuzarwana urugamba, tugakora akazi neza, namwe mukagera igihe mukaryama mugasinzira Nyakubahwa Chairman. Hari message abajene b'i Musanze babwiye Chairman ngo nihagira umuntu uzana ibibazo ku Rwanda, abajene bivana ngo bazamugira gute? Bazamugira gute? Natwe abajene b'i Nyarugenge bo mu mujyi tuzaba turi kumwe n'abajene b'i Musanze, tuzabagira gute? Tuzabavuna. Nyakubahwa Chairman, haba muri science, muri medicine, muri military skills, urubyiruko dufite uyu munsi turiteguye, namwe muzagera igihe muryame musinzire. Turabashimiye Nyakubahwa Chairman. Nyakubahwa Chairman, ntabwo ari twebwe baje kumva, ni mwebwe bashaka kumva, ariko nashaka gusoza ku kantu gatoya kuko turi mu mujyi.
hanze y'i Kigali babita muzehe wacu, ariko i Kigali dufite umwihariko. Iyo twabonye wambutse umupaka ukaba ugiye mu nama, apana amanama nk'uko mwatwigishije, turavuga ngo tayari umusaza agiye kuduhahira. So tariki 15 Nyakanga uku kwezi kuza tuzabyuka kare tuzinduke tujye gutora tujye gutora umusaza. Ni karibu nyakubahwa chairman, turabakiriye. Muraho muraho baturage ba Nyarugenge n'abandi bavuye ahandi, ndabashimiye. Ndashimira n'abatugejejeho, ndashimira n'abatugejejeho ababanje kutugezaho ibiganiro byiza bisobanuye impamvu turi hano, bisobanura amateka yacu. Ndabashimira mwese. Ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe. Ndabanza nshimire n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye nibwo budutera imbaraga zo bikorwa kugera aho tugeze ubu ngubu. Kandi reka mbanze mpere ku rugero. Intare murazizi? Intare murayizi? Hari umuntu wavuze ngo ku rugamba ngo wamuha kugira abantu indwanyi, ubwo ni intore n'abasirikare. Baragereranyaga baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare, wampa intare ziyobowe n'intama. Murumva icyo bivuze? Ariko twe twarabirenze. FPR n'Abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. Icyo byashakaga kuvuga ibya mbere, ingabo z'intare, uvuga ngo n'ubundi izo ngabo nizo zijya ku rugamba. Kurwana nk'intare rero nta nubwo uba ukeneye cyane
ukuyobora w'intama. Kandi iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda. Rero ibyo twabyumvise kare twebwe. Ndahera kuri ibyo mbashimira mwese abanyarugenge n'abandi batwumva, abanyarwanda, ibyo tunyuzemo mu myaka 30 ishize. Birimo aya mateka yose batubwiye abamaze kutugira ibyo batugezaho. Urugamba twarwanye rwari rukomeye koko, ariko uzi gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga, babyumva byombi biri hamwe. Ubundi ntabwo uru Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho, bitewe n'uko rwatereranywe, ariko binatewe n'uko rwateraniweho. Iteka induru igahora ari induru ku Rwanda. Ariko abanyarwanda buriya bumwe dusubiramo twigisha buri gihe, kujya hamwe n'imbaraga, kugira intego n'imbaraga, gukora ibyiza bikureba wumva ari byo ushaka n'imbaraga. Ibyo rero mu guhindura amateka yacu niyo nzira twahisemo, niyo nzira twanyuzemo. Yewe nubwo ndi umukandida wa FPR, ndetse dufite n'abo dufatanije, jye kuza hano ntacyo mbasaba, ahubwo ndakibashimira. Twarabanye, twanyuze muri byinshi hamwe, tugeze kuri uyu munsi. Icyizere rero kiri hagati yanyu na FPR n'abandi bafatanije nayo bifuza ko iki gihugu cyahora cyubaka amateka mashya y'igihe tugezemo, y'ibyo twifuza. Ibyo byose birivugira. Nicyo cyanzanye hano, ni ukubabwira ngo dukomeze tugirirane icyo cyizere, dufatanye, dukorere igihugu cyacu, ndetse nka kwa kundi mubivuga, ibyiza ko biri imbere n'impamo, ntabwo ari impuha. Turacyafite urugendo rurerure, ntabwo turagera aho twifuza kuba turi. Ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara, ahubwo bidutera izindi mbaraga
zo kubaka ngo tugere kuri byinshi twifuza imbere. Aha, ibyo ndaza kubigarukaho. Ndetse reka mbigarukeho ubu ngubu. Hari bwa butumire numvise Musa Fazil yangejejeho. Ntabwo njya nanga ubutumire yewe cyane cyane yari ubutumire bw'ibyiza bwo kwizihiza ibyiza bimaze kugerwaho. Aha. Kungezaho ubutumire bwangezeho, nanjye igisubizo ndakibahaye. Ubu isigaye hanyuma ubundi iby'amatora aho abantu batorera, ntabwo navuye hamwe ngo njye ahandi kubera ko nanze aho nari ndi ngiye ahandi nakunze. Uko byagenze bibi byakozwe n'abandi, njye nta ruhare mbifitemo. Ariko ntibyambuza gutorera aho ariho hose nkagaruka nkifatanya namwe igihe muba mutora. Tuzaba turi kumwe ibyo ari byo byose. Hari ibindi rero byavuzwe tumaze kugeraho muri ya nzira y'urugamba rw'imyaka 30 ishize. Rwose ibyo biragaragara, birumvikana nk'aho ari byinshi, kandi koko nibyo ni na byiza, ariko bigaragara gutyo cyane cyane guhera aho tuvuye. Aho tuvuye ntabwo hari ahantu heza. Ibyo byiza rero iyo bibonetse ahantu bitigeze, ntabwo bisa nk'aho ari byiza mu bindi byari bisanzwe. Inzira rero dusigaje mu byo twubaka ni ukugera ku byiza bindi bisanga ibyiza dufite twari tumaze kugira akamenyero. Ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuri iriya tariki, buriya dutora umuntu, dutora abantu, hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki, dutora abantu, ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore. Nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi, muri za ntare, za ngabo z'intare, ntabwo ndahinduka nanjye. Icyiza cyabyo rero
intare zibyara intare. Ubu dufite intare ntoya zibyiruka, abakobwa n'abahungu, muzakomeze dukomereze aho. Ntituzahindure isura, ntituzahindure umuco, ntituzahindure kuba intare. Intare ikomeza ari intare, sibyo? Mwebwe batoya rero, kandi urugamba mvuga rukubiyemo byinshi. Urugamba izo ntare zirwana ni urugamba rwa politiki, ni urugamba rw'ubukungu, ni urugamba rw'ubumwe, ni urugamba rw'iterambere, ni urugamba rwa na bya bindi muzi, na bya bindi nabyo na bya bindi iyo bibaye ngombwa ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza. Ndetse intare zibavuyemo zibakomotsemo, sibyo? Uru rugero rw'intare nabahaga byari bifite impamvu nyinshi. Indi, murabizi mu Rwanda ukuntu duteza imbere abakobwa, abagore, bashiki bacu, abatubyara n'abandi. Ariko burya muzi ko mu ntare, intare y'ingore ari ihiga. Ariko n'ubundi na hano no mu muco usanzwe no mu byo dusanganywe, abagore nibo bagira urugo. Kurugira mvuga, urugo rugirwa na babiri, ariko kurugira navugaga bakora byinshi. Bakora byinshi mu rugo. Urugo rutarimo umugore, rutarimo umugore muzima, runayumbayumba. Ariko
ibyo ngibyo nabyo mvuga ibintu byose ni magirirane. Umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo muzima barwubakanye. Ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo, ntiwavuga umugabo utavuze umugore, nibyo navugaga. Ahasigaye rero inshingano yacu, iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda, amateka yatwambuye abacu, abantu basanzwe bagira igihe cyabo bakagenda, ariko gutwarwa n'undi muntu, ubuzima bwawe kurangizwa n'undi muntu ntabwo ari byo. Rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya, rwashibukamo abantu nk'amwe, abantu nkatwe, ariko ibyo ni ibikwiriye guhoraho, bikwiriye guhora biranga u Rwanda. Ibyo rero kugira ngo bihoreho, Abanyarwanda bahitamo neza, Abanyarwanda bumva neza, Abanyarwanda bakora neza. Twagize Imana rero muri ya mpinduka y'amateka tugeramo FPR. Fazili yabivuze FPR niyo twubakire ku byo tugezeho, dukomeze ibindi, hanyuma ibindi bizajya biza bihite. N'aba bandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo ariko uzi ko hari abenshi banabituvuga batanatuzi. Hari ugize ba bandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane, ariko namwe mujye mubasuzugura. Mubane nabo, mubahe agaciro, mububahe, ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe. Hari ugeze kumbaza rero, babaza buri munsi, baranasuzugura, barandeba bakabona. Arambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo, arambaza ngo ndiki, ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari n'injiji. Arambaza ngo ariko ngo uri iki wowe, ngo uri mureke mbabwire uko yambwiye. Yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi. Ubwo murumva icyo ashaka kuvuga? Ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza, ndamubwira nti yewe mu Rwanda ndi ibyo byose n'ibindi utavuze.
ubwo yashakaga kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi ariko ati hutsi cyangwa tutu. Ndavuga nti ni ibyo byombi n'ibindi ntariko icyangombwa ibyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda ndi umunyarwanda. Tuba abanyarwanda rero dukora ibintu bizima, twe twiteze imbere, ibindi tujye tubishyira iruhande tubirangiriza iruhande, sibyo? Tariki 15 tuzaba turi kumwe. Abo hakurya hariya muranyumva turi kumwe? Twagize ibyago muri kure cyane ntabwo twegeranye neza ariko nizera ko munyumva. Mwabintumiyemo rero ntabwo muzabinsigamo, tuzaba turi kumwe, ntabwo muzantererana. Ni intare ziyobowe n'intare. Hanyuma dukomereze aho, twubake ubumwe, twubake demokarasi yo guhitamo ibidukwiriye, hanyuma ibindi ni ukunyerera ku majyambere gusa. Musigarane amahoro, mugire ubuzima bwiza, amahoro y'Imana. Murakoze cyane.
nkayineza mwita